muhaye ikaze nanone kuri Balance the Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye tubagezeho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu dushyigikira mu buryo butandukanye. Tugiye kureba hamwe icyigisho cyiza cyane, uburyo butanu umugore yifuza gukundwamo. Ni uburyo umugabo akundamo umugore, umusore akundamo umukobwa, bigatuma ahora azamura amarangamutima. Iki cyigisho ngiteguye bitewe n'uko mu byigisho bitambutse harimo abambajije ati se wakora iki kugira ngo mu mubano amarangamutima ahore azamuka. Buriya umubano iyo ari umugore uzamurirwa amarangamutima bimuha imbaraga zo kugira ngo nawe afashe umugabo kuzamura amarangamutima. Ni ngombwa rero yuko iki kintu gihabwa agaciro. Ibi bintu ngiye kubivugaho ntabwo ari uko ari ahantu nabisomye, ahubwo nkurikije abantu mpura nabo, abantu bambaza n'ibibazo bagenda bafite rwose, n'ibintu byinshi biba bitandukanye nagiye nsoma mu bitabo bitandukanye, ariko navuga ngo binabikuye mu gitabo iki n'iki cyangwa igitangazamakuru iki n'iki, nibyo ngiye kuvugaho. Abagabo benshi iyo barigiye mu rukundo cyangwa n'abasore n'abakobwa mu rukundo n'abagore, usanga ikintu cya mbere bashyira imbere ari ukuryamana. Umugore ukumva cyangwa se umukobwa akumva neza yuko niba umugabo bataryamanye nta rukundo amufitiye. Umugabo akumva neza cyangwa se umusore akumva neza ko nimba umugore atamwemereye cyangwa umukobwa atamwemereye ngo baryamane yuko nta rukundo ruhari, ariko nyamara ni ukwibeshya. Muzabicunge neza, abantu bakundana bahuzwa gusa n'imibonano mpuzabitsina by'umwihariko batarabana mu rugo, ntabwo umubano wabo uramba, kubera yuko bararambirana, barahagana, umwe agashira amatsiko hakiri kare akagirira amatsiko abandi, ugasanga umuntu arababazwa n'uko umuntu arimo kugenda amuca inyuma cyangwa se amuvaho amureka. Ibi bintu rero ni ibintu biryoshya umubano, ni ibintu biryoshya urukundo. Abantu bakundanye muri buno buryo ntabwo bajya bapfa gutandukana. Niyo mpamvu ngira ngo ibi bintu bimuha agaciro. Ni ibintu byatuma umugore akwizera, ni ibintu byatuma umugore yumva yuko acungiwe umutekano, ni ibintu bituma mu minsi iri imbere abantu batagira amakimbirane atuma batumvikana, ni ibintu bituma bagira connection rwose, umuntu akwiyumvamo undi mu buryo kandi bukomeye, ni ibintu bituma umubano uhoraho kandi uramba. Ibi bintu rero ndagira ngo mubihe agaciro, abasore abagabo mubihe agaciro, abakobwa abagore mubihe agaciro. Ikintu cya mbere cyangwa se uburyo bwa mbere umugore yifuza gukundwamo rwose kandi burusha kuba yaryamana n'umugabo, nibyo bimuha imbaraga zo gutuma n'igihe cyose bagiranye na kure atabasha no kumuca inyuma. Ni umuntu ubasha gutuma amarangamutima y'umugore azamuka, ni umuntu uzi kuvuga neza, umuntu uzi gufungura umutima rwose akabwira umugore, bakaganira, buri muntu wese akavuga ibimuri ku mutima wiwe, atabasha gusuzugurwa cyangwa se atabasha gutinywa, adakora ikintu gituma atinywa. Kuganira ibuzima bwanyu kandi buri muntu wese yubashye undi, ibyo bintu bituma rwose umuntu arushaho kwiyumvamo undi. Kuganira rero umuntu akavuga ibintu byose uko bimurimo kandi agategwa amatwi, ibyo bintu by'ingenzi. Ibi bintu abagore barabikunda, abagore bakunda umugabo ubatega amatwi, nanone bakunda umugabo ubashyigikira mu bintu byose baba barimo. Ntabwo bakunda umuntu ugenzwa no kubaza ati ibi ni ibiki wakoze cyangwa se kuki ugiye gukora, ahubwo gatega amatwi ukumva ibyo bintu umugore agiye gukora ukamushyigikira, uko buriya buri muntu wese aba afite ibintu akunda mu buzima. Umugore rero iyo afite ibintu akunda umugabo akabimushyigikiramo, nta kabuza amarangamutima arazamuka kandi akamukunda rwose kurusha abandi bagabo bose. Ndetse nanone muri uko kuntu ibintu bizamura amarangamutima y'umugore, iyo umugabo yifunguye akabasha gutinyuka akabwira umugore akunda cyangwa umukobwa akunda ibintu bimutera ubwoba, ibintu mbese rwose bimuhangayikisha, umugore yumva neza yuko akunzwe kandi yumva yuko umugabo amufitiye icyizere.
Ibi bintu rero ni ngombwa ko bihabwa agaciro. Nanone umugore agakunda umugabo umutega amatwi, umuntu amusangiza umuntu asangiza ibintu akamutega amatwi. Ibi bintu rero iyo bibayeho kandi abantu bakabikora mu igihe runaka bari kumwe bicaranye hamwe, bituma urukundo rukomera. Ibi bintu rwose mu bihagaciro. Ikintu cya kabiri noneho rwose cy'ingenzi, ibintu bituma abantu bakoranaho. Uburyo bwo gukorana mu biganza. Abagabo uburyo ki bavugamo urukundo ni ibintu bituma gukoranaho. Niyo mpamvu mu gukoranaho abagabo bahita birukira mu bintu bijyanye no gutera akabariro. Oya, umugore we yifuza ngo umukore mu biganza, uko bimukoramo, uko umufata, uko rwose umwiyegamiza, yumva akunzwe, yumva acungiwe umutekano, kandi yumva afitiwe icyizere. Ikindi kintu na kisezi, uburyo bwo gusomana. Si ngombwa gusomana biriya bintu bimwe bikurura umuntu kugira ngo bajye mu kuryamana, ntabwo ari ngombwa. Kise zo mu gahanga, kwitama, ku biganza, mbese ibintu nk'ibyo bigaragaza ko umugore yitaweho. Kumuhobera cyane, abagore bakunda abagabo babahobera. Rero umugabo utazi guhobera cyangwa ubabwa uhoberana nta mugore ukwishimira. Ikindi nanone, kuba mwicaranye ukamukora massage zituma nyine agira relaxation mu bwonko, akumva aguwe neza. Kumukora massage ku ntoki, kumukora massage mu bitugu, rwose kwijosi, rwose massage. Nanone abagore bakunda umugabo ubasha gutinyuka, bakaba babyina. Mwabyina indirimbo z'umuco cyangwa se zino ndirimbo ziri moderne abantu babyina. Ibi bintu bituma abantu barushaho kwegerana. Nshuti yanjye, umugabo rwose utabasha gukora umugore mu ntoki, mbese ubona ko anamureba n'amaso y'urukundo, amureba, atabasha kumwiyegamiza, atabasha kumusoma kise dutandukanye, atamuhobera, nta massage, batabyina, umugabo rero ntabwo abasha kukwizera. Ibi rero nanone ni ibintu bituma abagore bumva bakunzwe nyine. Abantu babasha kugira urukundo, bagakundana, bakaganira rwose, mu rubana wabo ukabaryohera, nta no kuryamana bihari. Buriya abantu baryamana batabana rwose biroroshye ko umubano wabo urangira vuba. Niyo mpamvu ndimo gushishikariza abakobwa n'abadamu, niba ukundana n'umuntu uramenye, uzirinde ikintu cyose cyatuma mujya mu mabanga y'urugo, kuko ntabwo akwizera kandi nawe ntabwo ushobora kumwizera. Ikintu cya gatatu noneho, umuntu ahabwa surprise. Ni surprise niba ari impano, ni surprise y'ahantu mugiye gutembera, kandi ibi bintu byose nta nubwo bigomba kuba ari ibintu bihenze cyane. Kuba murimo kugenda mukajya kwicara ahantu runaka, yaba ari mu byaremwe, mugasangira, mugakina, mugaseka, mukirukanka, rwose ibi bintu umugore uwo ari we wese arabikunda. Kumwandikira urwandiko n'ikaramu. Abantu benshi rwose niyo kwandika n'ikaramu barabyibagiwe. Kuba ufashe urupapuro ukandikira umugore cyangwa umukobwa ukunda, iyo letre ikamugeraho, rwose ni ibintu by'ingenzi bizamura amarangamutima. Ikindi nanone, gukora ibintu rwose watekerejeho wowe ukabitegura ibintu umugore atatekerezaga yuko ibyo bintu wabitegura. Abagore rero bakunda gukururwa n'abagabo bafite izi mpano zo kujya bakora ibintu bigenda bitandukanye. Nta mugore ukunda umugabo ukora mu bintu bimwe gusa rutine, nta mugore ubikunda. Ibi rero ni uburyo ki, ni mu buryo bw'indimi abagore bavugamo, indimi z'urukundo abagore bavugamo. Ibi nabyo ni bimwe. Umugabo utashobora gutanga impano, udashobora kuba mwatemberana, mwagenderana mu nzira, umugabo utakwandikira rwose, cyangwa se na message zisanzwe nazo ni ngombwa. Umugabo udafite umwanya ngo aguhamagare, umugabo udafite umwanya mbese ngo muvugane murebana, ntago bijya bikunda, umugore arabirambirwa. Rero ubu ni uburyo ki abagore bakunda gukundwamo, kandi bituma umubano n'umugabo bari kumwe akora ibi bintu ntabwo ushobora kurangira vuba. Ikindi kintu cya kane noneho, umugabo ufite impano yo kuba azi gutuma umugore agirana nawe ibihe bikomeye, akaba atakwibagirwa. Mbese kuba bari kumwe bagakorana ibintu bituma umugore ahora agutekereza. Umugabo uzi gusangiza umugore ibintu akunda, akamwereka ibintu akunda,
rwose nimba ari ugutemberana, nimba ari ukujya mu biruhuko ahantu runaka bateguye, ariko ibyo bintu byose bakahakorera ibintu bituma umugore aryoherwa, bituma atakwibagirwa. Niba mwajya gukorana imirimo runaka ahantu runaka, mwajyana mu makwe cyangwa se mukicara ahantu hamwe mukarebana filime, mukarebana televiziyo, mugasomana igitabo, musobanurana ibintu nk'ibi ngibi, ibi bintu umugore arabikunda. Ibi bintu byose ni ibintu bizamura amarangamutima y'umugore, kandi uburyo umugore uzamuriwe amarangamutima ntabwo ashobora kukuvaho ngo ajye kureba undi. Abagore impamvu bajya bava ku mugabo bajya ku wundi, baba bakeneye ibi bintu by'amarangamutima yabo adapfa. Abagabo rero benshi kuko baba batazi ibi bintu, bakunda kwica amarangamutima y'umugore, ku buryo umugore niba namuhamagaye akamuvugisha yumva arimo kumutesha umwanya, cyangwa se ugasanga umugabo ahora ahugiranye mu kazi runaka. Ibi bintu rero ni ngombwa ko abagabo biha agaciro. Umugabo nanone cyanyuma uzi gutega amatwi, uzi kuganira. Umugabo rwose utuma umugore bagirana isanga n'ingoyi. Nimba bavuga neza ngo ifuni ibagara ubucuti n'akarenge, ni kimwe rero n'ifuni ibagara ubucuti n'ibiganiro. Ni ngombwa rero yuko umugabo utazi kuvuga, utazi kuganira, umugabo utazi kugira igihe runaka ngo atumire cyangwa se avugane n'umugore cyangwa umukobwa akunda, ntabwo bintu biramba. Ibi rero ni uburyo rwose babagabo bambwiye bati se umugore wamuzamurira amarangamutima gute? Ntabwo kuzamurira amarangamutima umugore ari ukuryamana nawe, kuko akenshi iyo mwaryamanye ntabwo yongera kukwizera. Ibintu rero bituma kuzamurira amarangamutima ni ukora ibintu bitandukanye, mbese kuba uri umugabo utandukanye, akaba nakujyanye n'abandi bose, akabona ibintu urimo gukora n'ahantu bihure n'abandi bagabo bose bagenda bamunyura iruhande. Abagabo benshi rero usanga mu mubano bari kumwe n'abagore ntago babona umwanya wo kuganira, ntago babona umwanya wo kwabicaranye hamwe ngo basangire ibintu byinshi bitandukanye, yaba ari ibinyobwa cyangwa se n'ibiribwa, basangire ibiganiro. Usanga umugabo ahubwo ari umuntu rwose adafite umwanya na gahoro wo kuba yavugana n'umugore cyangwa se n'umukobwa avuga yuko akunda. Ibyo bintu rero nshuti zanjye bagabo ntago bikora, ku mugore ntago bikora. Ntago umugore ikintu cya mbere akeneye ari amafaranga uzamuha, ntabwo umugore ikintu akeneye ari ibintu uzajya umugurira, ibintu bihenze. Ikintu akeneye ni wowe. Iyo rero wamumenyereje kumuhereza ibintu, wowe ubura umwanya. Ariko iyo wamumenyereje kumwiha wowe, ukamuha umwanya, mukaganira, mugaseka, mugakina, nibwo na bya bintu bindi uzamuha, niba ari amafaranga umufasha financially, niba ari ibintu uzamugurira by'impano runaka, nibwo azabiha agaciro. Noneho ntaha agaciro ibyo umuhaye, agaha agaciro wowe wabimuhaye. Ariko iyo mutangiranye ugatangira umuha ibintu, atangiraho agaciro ibyo uri kumuha, ntaha agaciro wowe. Rero iyo kosa abagabo mukunda kurikora n'abasore, muhura n'umukobwa bwa mbere mugatangira mukajya mumugurira ibiki n'ibiki byose, utaramenya n'uburyo ki akwiyumvamo. Uramenye ibintu bizamura amarangamutima umugore, ntabwo ari inkweto uzamugurira, ntabwo ari isaha uzamugurira ihenze, ntabwo ari amasakoshi uzamugurira bihenze, ntabwo ari imyenda bihenze, ahubwo umubano mufitanye wo kuganira nawe. Ibyo nibyo bizamura amarangamutima. Ni igihe uzamuha, ni uburyo ki muzaseka, ni uburyo ki muzakina, muzatembera. Abantu baba bari kumwe batari kumwe hafi rwose, babana kure. Ikintu kizatuma umugore umuzamura amarangamutima ni umuha umwanya umuha kugira ngo muganire. Rero numumenyereza kumuha ibintu, ujya mwumva abagabo benshi n'abasore barira ngo umugore ngo yari ibintu, ngo yari amafaranga, ngo yagiye. Ni ukuba wagiye nabi, wamuhaye ibyo adakeneye. Inshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Nongere mbisubiremo, umugore ikintu cyane akeneye kimuzamurira amarangamutima ni ibiganiro. Uburyo ki uzamushyigikira mu bintu byiwe byose, uburyo ki uzamubwira ibyo nawe bikubabaza cyangwa se ibintu bigutera ubwoba, uburyo ki uzamutegamo amatwi mu gihe muzaba mufitanye rwose muvugana, yaba ari kuri telefone cyangwa se muri kumwe, uburyo ki uzabasha kumukoraho, uburyo ki uzabasha kumukorera amasurprise mugatembera se, uburyo ki uzajya umwandikira, umutelefona, uburyo ki uzajya umusangiza ibintu bikomeye by'impano zawe bituma arushaho kubona yuko uri umugabo udasanzwe, mutemberana cyangwa mukorana ibintu bitandukanye.
uburyo ki uzajya umutega amatwi. Ibyo bintu umugore akeneye kurenza yuko uzajya umuha amafaranga bwa mbere. Isubiremo, umugore iyo muhuye bwa mbere inshuro ya mbere mukivugana ugahita wohereza amafaranga, bwa kabiri ukohereza imyenda, ukohereza inkweto, impano zitandukanye, ntago agukunda wowe, akunda ibyo urimo kumuha. Ariko iyo mwabashije kujyana igihe runaka ukabona amarangamutima agufitiye azamuka, ukabona ukagira ibindi bintu umufasha mu bifatika, nibwo aha agaciro wowe cyane kurenza uko yakaguhaga, bitewe nuko noneho nabwo ubasha kuba umufasha nyine. Ariko nutangira kumuha ibintu atanagusabye ukumva neza yuko rwose ugiye kumwitangira umufasha, ntago amarangamutima azazamuka nshuti yanjye. Winda rero biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze? Cyangwa muri comments umushya kwica no kora like, subscribe cyangwa abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho nshuti n'abavandimwe. Igiciro kubana namwe nanjye dohote uwimpuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye.